ngo nimwe mwashakaga kungirira nabi, ariko Uwiteka yanzanye no kugira ngo mbagirire umumaro mu gihe gisa n'iki. Imana ishimwe cyane, kugira ngo mbagirire umumaro mu gihe gisa n'iki. Imana iturengere cyane. Ijambo rikomeye twihute. Aya majwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja uhagazemo, ndagutangarije ngo Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'imyaka myinshi mu bukumi, amajwi y'imyaka myinshi mu busore, amajwi y'imyaka myinshi urugo rusenyutse, amajwi y'igihe kirekire uri mu nzara, amajwi y'ubukode, amajwi y'uburwayi, amajwi y'amadene, amajwi yo kubura ubwenge kw'abana, amajwi yo kubura minerivare, ayo majwi yose Uwiteka uri hejuru, amajwi y'ibihombo, amajwi yo kudakora, amajwi y'ubushomeri, amajwi yo kubura kavukira aho uvuka, amajwi yo kwangwa, amajwi yo kurogwa, amajwi yo gucunaguzwa, amajwi y'ibyaha bigusumbirije, Uwiteka uri hejuru y'ayo majwi niwe ufite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ngo haza Satani yohereza idubu, aravuga ati wantare, yabanje kohereza indara, aravuga ati wantare we, namenye ibintu byavutse kwa Yesaya, haje umuntu uzanzengereza, wantare ndakwizeye, ndakohereje ngo ugende ujye mu ishyamba ahantu hari intama, urya umushumba uragiye intama umumire kugira ngo ejo atazanzengereza. Ndagira ngo ubwire ngo icyo uzaba cyo na Satani arakirunguruka akakimenya. Niyo mpamvu aguteza ibyaha kugira ngo utandukane n'Imana, utazagira ngo ukora ibyaha kubera ko bikunze. Hari ababikora bakumva yuko bari mu munyenga, ariko ni Satani ushaka kugutandukanya n'Imana kugira ngo upfe nk'uko so yapfuye, karande y'iwanyu kukome uko muhora mubyara gutyo, mbese muhora mu bintu bya bihwanye. Ugasanga niyo karande yabakurikiranye, wajya kureba uwakoze ubukwe iwanyu ukamubura, wajya kureba umuntu wubatse urugo rugakomera ukamubura, wajya kureba umuntu waba waratunze amafaranga ukamubura, wajya kureba umuntu waba waragize ijambo ukamubura. Kubera iyo mpamvu Satani mwese afite ukuntu agenda. Turabasuje mwese inshuti bakunze b'ijambo ry'Imana. Amahoro y'Imana naganze muri mwe aho muri hose. Tunejejwe n'Imana yongeye kuduha uyu mwanya kugira ngo dusangire ifunguro nyakuri ry'umwuka. Ni koko ab'iki gihe tugezemo bakeneye ifunguro nyakuri ry'umwuka. Urarikeneye, ndarikeneye, turikeneye none n'ejo hazaza, kuko nibyo byo kurya by'ubugingo, kandi ni twagendera muri iyo nzira, iryo funguro rizatugeza no mu ijuru amahoro. Turasuhuza mwese rero aho muri hirya no hino, bari mu mujyi wa Kigali, bari mu nkengero z'umujyi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, bari mu bihugu bitandukanye ku isi, mukunze kubana natwe. Mwese nimwiyumve mwikaze mu ijambo ry'Imana. Bari kwa muganga, urarwaye cyangwa urarwaje, abari muri gereza hirya no hino mu nce zitandukanye, mwese mwiyumve mwikaze mu ijambo ry'Imana, kandi wizerere muri ryo, riraza kukugeza ku gisubizo cy'umutima wawe wifuza. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo ijambo ry'Imana ni umutsima utera imbaraga, ni umutsima wavuye mu ijuru uhaza ubugingo, kandi iri jambo ni inkota ityaye y'amuga abiri itagisubira yaho, ibona umuhigo. Rero nawe icyampa uyu mwanya ukaba umuhigo w'iri jambo, Imana ikagushyigikira ikabana nawe. Rero niba ufite icyifuzo kikugoye umaranye iminsi, tuze kugufasha gusenga Imana, kandi ndabizi ko biri bugende neza. Imana ibaha umugisha. Kandi niba ufite inshuti yawe yibwira kugira ngo nawe abashe kumva ubutumwa bwiza. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo abantu bahinduriye abandi kugukiranuka, abo bazaka nk'inyenyeri. Buriya iyo ubwiye mugenzi wawe shyira urushinga, nawe wumva ubutumwa bwiza, ubukoreye umugisha, kandi uwo muntu birashoboka aba arushye, aremerewe, hari ibintu bimugose bimuzengereje, wamubwira kumva ijambo ry'Imana akaryizereramo agakira, yaba arwaye agakira, yaba ari mu bibazo bitandukanye Imana ikamuruhurira mu ijambo. Icyo gihe nawe Imana ikwandikira umubyizi, kuko ubu hinduriye benshi kugukiranuka. Rero reka dutangire dusenga Imana, twinginga Imana izibane natwe. Nawe uce bugufi umutima wawe, uri mu kazi, uri mu nzira ugenda, uri muri office, uri mu modoka ugenda, ahantu hose uherereye, ca bugufi mu mutima dusenge, winginga Imana ize muri iri jambo nawe kurokore, igukize, igutabare.
Mwami Yesu, tugushimiye kubw'umwanya mwiza uduhaye w'ijambo. Turasaba kugira ngo ubutware bwawe bukomeze buganze muri ryo, kandi ibitavuga Imana byose turabikumiriye. Ducyashya imbaraga zose z'umwijima, duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo habeho kuganza kw'Imana mu ijambo, maze buri muntu wese uteze amatwi agirirwe neza n'Imana. Imitima yacu ihemburirwe imbere yawe, maze twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Urakoze ko udushyigikiye, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana nibaha umugisha. Ijambo turiho uyu munsi Imana impaye kugira ngo ndikuzanire nirivuga ngo imbaraga zakuramiye cya gihe n'ubu zakuramira. Niryo jambo turiho, imbaraga zakuramiye cya gihe n'ubu zakuramira. Sinzi ahantu uhagaze, ni wowe uhaza. Umushinjacyaha wawe muragendana yitwa umutima wawe. Uza ahantu uhagaze, uza ahantu umutima wawe uri, uza ukuntu umerewe, ariko ijambo nkuzaniye nirivuga ngo imbaraga zakuramiye cya gihe n'uyu mwanya zakuramira. Imbaraga zagukijije ya makuba, imbaraga zagukijije bwa burwayi, imbaraga zagukijije rwa rupfu, imbaraga zakurokoye muri byinshi byari bikwasamiye, n'uyu mwanya izo mbaraga zakurokora ukongera ukagubwa neza. Izo mbaraga rero nta zindi, ni imbaraga za Yesu. Imbaraga za Yesu zirakiza, imbaraga za Yesu zirahumanura, imbaraga za Yesu zisenya imisozi, imbaraga za Yesu nizo zonyine zibasha kuguha ijambo aho ribuze, imbaraga za Yesu zisubiza umuntu agaciro, imbaraga za Yesu zikura umuntu mu bihombo akunguka, imbaraga za Yesu zifite uruhare rwinshi ku buzima bwacu bwa none ndetse n'igihe ikizaza. Rero izi mbaraga zigeze kukuramira cya gihe, wongere wibuke kirya gihe, wongere wibuke ku ntebe y'ishuri, wongere wibuke muri kavukire yawe aho wavukiye, wongere wibuke muri bwa burwayi, wongere wibuke cya gihe wabonaga yuko utari buramuke, wongere wibuke muri ya nzara, wongere wibuke muri bwa bukode, wongere wibuke muri ya madene, wongere wibuke muri rya totezwa, wongere wibuke muri rya minsi wari ushaririwe. Imbaraga zakuramiye kirya gihe ukabona burakeye, na n'uyu munsi zakuramira ku byo uri kubona. Ko hari igihe wabonaga ukabona bitari bukunde, ukabona bitari bwemere, ariko imbaraga zisumba byose ziraza zigusimbutsa imitego wari utezwe, urongera ubaho, urongera buracya, n'ubu buracyari gucya. Imbaraga zakuramiye muri 2019 ubwo wabonaga ugiye gusara kandi ukabona birakurenze, Imana ikaza ikagutabara ikaguha amakaruma, ntiwasara kubera ibyagusazaga byari byinshi. Imana irangije iraza iragutabara ikuba bugufi, ntiwasara nk'uko babitekerezaga, ntiwapfa nk'uko bagutegaga iminsi, ntiwamwara nk'uko bari bagutegereje ngo ibimwaro birakugose. Izo mbaraga zakurokoye zikakurengera, n'uyu mwanya zakurengera. Imana ikugire neza cyane, wongere ugirire Imana icyizere. Hari igihe umuntu ahura n'ikibazo ukagira ngo Imana yapfuye, ugasigara ubona nk'aho uri wenyine, ukibagirwa ko nako gasura n'Imana ikaguha, ukibagirwa neza. Kandi ndagira ngo ubwira ngo mu rupfu Satani akoresha rwa mbere kubizera, abanza kubibagiza ibintu Imana yabakoreye. Iyo amarize kubibibagiza, iteka ryose uhita ubona yuko ndapfuye, ibintu birancikanye, meze nabi rwose, mbese urusaku rukakubana rwinshi. Ariko iyo wibutse iby'Imana yigeze ikora, ukibuka ko hari igihe inzara yigeze iza, Imana ihahingutse, inzara iragenda yisimbuza ibiryo, noneho yagaruka ukibagirwa ko wigeze urya, ukibagirwa ko wigeze uhura n'ikigeragezo, mbese ukamera nk'aho wibagiye ibyo byose. Ndagira ngo ubwire ngo za mbaraga na n'ubu ziracyari gukora. Za mbaraga zakwishyuriye inzu na n'uyu munsi ziracyari gukora. Za mbaraga zatumaga ushungerwa, Imana ikaza ikazikuraho ikakuramira, yamara kukuramira ikoresha imbaraga z'ubutabazi, na n'uyu munsi ziracyariho. N'ubu aka kanya turi kuvugana, nuzamura igipimo cyo kwizera, Imana irakugoboka, kuko imbaraga zikiza, imbaraga zibohora, imbaraga zigoboka, imbaraga zisumba byose ziracyari. Imana ntipfa, ntisaza, ntiharara, nticyurirana, ifite ubunyangamugayo buyigize mu buryo bwose bushoboka, mu buryo bwose bukomeye, mu buryo bwose. Sinakubwira ngo Imana ifite ubwenge, kuko niyo bwenge, ubundi niyo bwenge, niyo soko y'ubwenge, ariko mu buhanga n'ubwenge ifite harimo ubutabazi bukomeye idahwema kutugirira. Imana itugire neza cyane. Rero muri uyu mwanya
ndakwingingira cyane wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo uhagarare mu mwanya wawe ubwire Uwiteka ngo umwami nanjye imbaraga zindokora ndazikeneye, nanjye ngeneye kurokorwa, ngeneye gutabarwa, ngeneye guhemburwa mu bukumi bwawe, mu busore bwawe, mu rugo rwawe, mu itotezwa wabonaga, mu bihombo wabonaga, mu bikuzengereje n'ibikuzunguza, aho hantu hose winginga Imana kugira ngo izikurengere. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 17 umurongo umwe gusa niwo dusoma wa 37. Dusome no mu gitabo cya Yesaya, turasoma na Zaburi mu ndirimbo, muri izi ndirimbo za Zaburi turasoma naho ibice 93. Twumve icyo Imana ivugana natwe. Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli 17 murongo 37 aravuga ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe, amen. Haranditse ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'Umufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda Uwiteka abane nawe. Imana itugire neza cyane. Tugiye mu ndirimbo za Zaburi, twumve naho icyo Imana ivugana natwe. 93 turasoma umurongo umwe naho wa 4, naho twumve icyo Imana ivugana natwe. Aya magambo yose nayerekeye umugabo witwa Dawidi. Haranditse Zaburi ya 93, kuko Zaburi nta bice igira. Hari igihe wumva umuntu ngo dusome Zaburi ibice bingahe, nta bice Zaburi igira, ko Zaburi ni indirimbo. Dusome Zaburi ya 93 umurongo wa 4, aravuga ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga, amen. Haranditse ngo amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Niryo jambo rero Imana impaye kugira ngo tuganireho. Fungura umutima wawe ubwira Uwiteka ngo ntumbiteho, ubwo ugenda nanjye ntusige, ugendere umutima wanjye n'ubugingo bwanjye n'umubiri wanjye kugira ngo nanjye numve icyo Imana ivugana nanjye mu ijambo. Dusomye ijambo ry'Imana ryavuzwe n'uyu mugabo witwa Dawidi. Dawidi uyu ni mwene Yesayi w'i Betelehemu. Dawidi yavutse mu buryo nkunze kubabwira bukomeye cyane. Ubwo nyina yari yarahukanye, nyuma yaho akagaruka mu rugo. Hagarukiye mu rugo bamucyuye, abwira umugabo ko atwite. Umugabo ahakana inda, ati iyo nda ntabwo ari iyanjye. Turashimira Imana ko ari igihe tuvuka muri ambutiyaje, ariko Imana ikatwonsa kandi tukazaba abantu. Wowe wavukiye muri ambutiyaje ngo wahaye intashyo kandi ndagusuhuje. Humura, nugumana n'Imana izaguha ijambo. Abavutse mu birori, abavukiye ku matara, abo bose ushobora kubayobora kubera Imana, bitagendereye ko wavutse muri ambutiyaje. Ko ntirobanura ku butoni, ntireba nk'abantu. Ushobora kuba uri kumva iyi radiyo utazi se ukubyara, utazi mama wawe, utazi umuryango ukomokamo. Abantu bafite ibikomere byinshi bitandukanye, ariko muri byo Kristo niwe cyomoro, niwe ubasha komora bigakunda, akatumara imibabaro. Ikibazo rero saho wavutse n'ubwo waba ukomoka ku giti, kiri ngombwa nuko wabayeho, kandi kubaho kwawe niko kuzatuma Imana igushyigikira. Babandi babonaga yuko wari kuzapfa babone nawe Imana ikuremeshereje ibirori, kandi iyo byagenze gutyo bose bakwita bose, kubera yuko Imana iba yahinduye ubuzima. Imana ishimwe cyane. Dawidi arakura. Amaze gukura, se aravuga ngo rero uyu mwana ntabwo akwiye kujya muri gardienne nk'abandi, nta materinere yanjye namwishyurira, ahubwo uyu mwana nagenda ajye kuragira. Dawidi arabyakira. Maze kubyakira aratuza, aravuga ngo kiri ngombwa nuko nari kubaho. Aragenda ajya mu ntama, anyurwa nabyo, aratuza, arasenga, yinginga Imana. Arayibwira ngo ngwino ubane nanjye muri izi ntama, he kuzagira intama n'imwe izimira, he kuzagira intama n'imwe iribwa n'intare cyangwa idubu, he kuzagira intama n'imwe ikorwaho, ahubwo ubane nanjye, unshyigikire, ungirire neza, undwanirire, unyiyereke bundi bushya. Dawidi rero agumana n'Imana. Ikibazo rero gihari muri iyi minsi ya none,
uri guhura n'ikigeragezo nawe ukigerageza, wavugwa nawe ukivuga, bagutaranga nawe ukitaranga, bagucunaguza nawe ukicunaguza, waterwa nawe ukitera. Ndagira ngo ubwire ngo icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ni nacyo kiri gutuma ushengurwa n'ibigusumbirije bikugose hirya no hino, ni uko uterwa ukitera, wataramirwaho nawe ukitaramiraho. Ibyo byose bigatuma umera nk'aho upfuye uhagaze, kuko iyo utewe urasenga. Niko Bibiliya iravuga ngo nuko rero ubabaye nasenge. Uzareba ijambo ry'Imana ikintu cyabaye kuri Yohana mwene Zebedayo wanditse igitabo cy'ibyahishuwe ubutumwa bwiza ndetse n'inzandiko 3. Uyu mugabo ngo ku munsi w'ibyago bamujugunya ku kirwa Patimo yari ari mu mwuka. Rero ubabaye iyo asenze ajya mu mwuka, imibabaro ye akayibagirwa, ayibagijwe n'Imana asenga. Niyo mpamvu ngwingingira cyane, ntukababare ngo ugume mu mubiri, ushobora kwangiza ibintu byinshi. Iyo ubabaye uhita ujya mu mwuka kugira ngo umwuka agufashe kujera ububabare bwawe. Iyo utabigenje utyo rero, iteka ryose wangiza byinshi, ukivumbura, ugahubuka mu nzira zimwe na zimwe n'ibyemezo bimwe na bimwe, ndetse bikagutera kuba ikibazo mu bantu kandi wari ufite imico myiza, buri wese akakwita umunyakamere kandi udasanzwe ufite kamere, kubera ko winjiye mu gikorwa utabanje gusenga se cyangwa ntiwajya mu mwuka. Iteka ryose icyatumye Imana itwinginga ngo ubabaye asenge, ni ukugira ngo muri ya makuba yawe mu gihe ubabaye ube mu bihe byo gusenga, Imana ihita kwereka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ariko iyo utabashije gusenga ngo ubone ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, niho haturuka kwiyahura, niho haturuka kugira nabi, niho haturuka ubugome bwo mu mutima, niho haturuka kugambirira nabi n'ibindi byinshi cyane bituruka muri ubwo buryo. Rero ndakwinginze cyane kugira ngo mu mubabaro wawe ujye wegera Imana usenge, kugira ngo ibyo byose ubibonere mu isi y'umwuka ko nta gaciro bigufiteho. Uyu mugabo witwa Dawidi, iri jambo muryumve cyane cyane cyane, kuko uraza kwisanga muri ryo. Dawidi aragenda aguma muri izi ntama, araragira, yinginga Imana kugira ngo izibane nawe. Uyu Yesaya ahita afata abana bose abigisha mu mashuri akomeye mu buryo bukomeye, abashyira ahantu henshi hatandukanye, kuko yabonaga ko ari bo bana b'umumaro. Nawe uyu mwanya uteze radiyo Umucyo amatwi, ndagira ngo nkwinginge cyane ngo ikibazo sikavukire yawe, ahubwo ikiri ngombwa nuko Imana yakugize, kandi uko yakugize unyurwe nako. Numara kunyurwa nako usenge, numara gusengera kuyobora inzira mu nzira zayo, aho niho utazayoba, niho rubanda ruzisanga nawe wabaye umuntu, kandi benshi batangire bakoma amashyi bitari ngombwa kubera Imana. Rero aho niho nkwingingira kugira ngo ube, kandi Imana izagushyigikira mu izina rya Yesu. Uyu mugabo witwa Dawidi yumva ko bakuru be bagiye ku ishuri, babajyana mu mashuri ahenze mu rwego rwo kwihimura no kwereka umugore we yuko ntacyo yabyaye, ariko Dawidi aguma mu ntama asenga. Babandi bajya ku ishuri, ugasanga uyu munsi wa none wari uzi ko ushobora gusanga hari nk'umuntu wize Green Hills cyangwa se La Colombière n'andi mashuri akomeye, wajya kureba uyu munsi wa none ugasanga ari gukorana n'uwize muri Nine. Nta yindi mpamvu, ni ibintu Imana ikora, ni ibintu Imana ikora. Ugasanga ari gukorana n'uwize muri Nine, ari gukora n'umuntu wize mu yandi mashuri ya leta se cyangwa andi mashuri ubona ko asekeje ukuntu, ariko ugasanga barimo barakorana. Kuki bari gukorana? Tugenda twumva ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye. Nta kindi kintu kiri gutuma bakorana, ni ukugira ngo Imana ibereke ko guhirwa kw'Imana gutandukanye n'intekerezo z'umuntu. Rero ndagira ngo ubwire ngo icyo usabwa, gumana n'Imana. Kuko uri gusanga umuntu ari kwirata ariko nta mafaranga agira, nta n'amashuri agira, nta n'Imana afite. Uwo muntu rero ntaho ari kujya, ntaho ari kujya. Nuko urimo urabyina umuziki utazi n'uwacuranze, kubera yuko hari umusore uzaza avuge ngo arakeneye umukobwa ufite amafaranga, ntayo ugira. Hazaza umukobwa avuge ngo nkeneye umukobwa, umusore azaza ngo nkeneye umukobwa ufite lisansi, ntayo ugira. Noneho haze ati ndashaka byibuze umukobwa ufite umwuka wera w'Imana ku buryo nzajya njya ku kazi yansengeye. Nta mwuka w'Imana ufite, harya ubwo uri muri yemerani? Ntacyo ufite nshuti yanjye. Kuri atiyo nzobe ni zero. Salomo yanditse mu gitabo cy'imigani aravuga ngo ubutoni burashukana. Ibyo ni ibigushuka, ni ibigushuka kumva uri inzobe cyangwa uri munini cyangwa mutoya, muremure, ufite inyinya n'ibindi. Ibyo ni ibigushuka, ntaho uzabitambukisha. Niyo ugeze kwa muganga duhita twibaza, dusigara dufata ifoto yawe tuyigaragura, ati yewe niba uryamye aha cyangwa nibeshye. Kubera iki? Ni bwa butoni bwagushutse bugaragaza ko uri umuntu kandi imbere wagiye kera. Hanyuma tugere kuri uyu mugabo
witwa Dawidi amaze kunyurwa n'ubu bushuti bwo mu ijuru aguma mu ntama, Imana iraza ibana nawe. Haleluya! Imana ibana na Dawidi mu ntama, ibana nawe, iramurindira, amushyigikirira, imukomereza umutima. Ubwiza bw'Imana bubana nawe, intsinzi iturutse mu ijuru iganza kuri we iteka ryose, agubwa neza binyuze mu bushuti bwo mu ijuru. Kuko umuririmbyi yavuze aravuga ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, ngo nisunze umukiza ukomeye, ngo none singitinya kuko niseguye amaboko ye. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ukiseguye amaboko y'Imana ufite umutungo ukomeye cyane, nawe uri kugenda udegadega muri byo, nawe Imana igusubizemo imbaraga. Nawe utabirimo ndagushishikariza kugira ngo ubihungiremo, kuko hanze ni habi, noneho hari kurushaho kuba habi cyane. Ndagira ngo muze mwinginge Imana, mwegere Imana cyane. Muri kubona ibintu bimeze nk'ibikomeye isi yose, ugasanga hirya ubutinganyi, ahandi urwangano, ukumva ngo umugabo yishe umugore we, umugore yishe umugabo we, ukumva ngo umwana yatemye nyina, mbese ugasanga ni ibikweri, ni byereka abera b'Imana, abantu bafite imitima iboneye, ko bakwiye kwegera Imana bagasenga. Nta kindi biba bisobanura, utazagira ngo bibaye gutyo kugira ngo ubyumve. Oya, ni kwa kundi usanga ubonye mwene so akoze impanuka mu muhanda, ukikomereza ukagenda. Burya nawe nta mafaranga watanze kugira ngo ubeho uwo munsi nawe wayikora, ahubwo icyo umusaba ni iki? Icyo ubona kiguhesha gusenga no kwegera Imana, kikakwigisha ubundi bwenge bwo kugira ngo ubane n'Imana, kugira ngo irusheho kukurinda. Imana itugire neza. Biri mu byatumye Imana iguha amaso, kugira ngo numara kureba uhe agaciro ikurinze ibyo wowe ubona biteye ubwoba, kuko nawe byakubaho rwose. Kubona umuntu afite ubumuga ugatangira ukareba ati ubwo se arabyihanganira, nawe byari kukubaho. Rero ni ikiguhesha gushima Imana, ukabwira ati Imana ndagushimiye ko nanjye wangiriye neza. Gusa uriya si uko umwanga, ahubwo icyatumye ungira utya ni ukugira ngo njye ndeba biriya bimpeshe kugushima, kandi nongere ngirane ubumwe nawe bundi bushya, ngushimire ko wangize utya. Nicyo Imana yaguhereye amaso, kugira ngo urebe, numara kureba uyishime. Imana ishimwe cyane. Dawidi agumye hano mu ntama, Imana irabyitegereza, iraza ibwira Samweli, iramubwira. Aho naho hari amakuru menshi ndi kugenda nsimbuka yanditse muri Bibiliya, ariko ndagira ngo tugere ku ijambo twasomye. Imana ibwira Samweli, iramubwira ati genda ujye kwa Yesayi Betelehemu, nahabonye umwami, nahabonye umuntu uzayobora Isirayeli bigakunda. Uyu Samweli agira ubwoba ko Yesayi yari afite ubugome bwimbitse mu mutima we n'ubukana bukomeye cyane. Yesayi yari afite imico itari myiza. Uyu mugabo witwa, kandi imico Yesayi yari afite n'iy'ubupagani. Hari igihe ujya ubona umugabo wawe ni umupagani, ugahita uca iteka ko abana bawe bazahura na karande ya se, nawe mbese ukabona yuko waciye iteka. Ntugace iteka si wowe Mana, ahubwo Imana niyo ifite urufunguzo rw'ibizaba kuri buri wese, ibasha kumuhindura mu mwanya wo guhumbya, kuba mumaranye imyaka 20 cyangwa iri munsi yawo cyangwa iri hejuru yawo, ubona adahinduka, si cyo kibazo. Ahubwo Imana ifite ububasha bw'uko yahindura ikagira ibizirema kandi ikabikomeza. Imana itugire neza cyane. Twihute cyane. Uyu mugabo witwa Samweli abwira Imana, arabwira ati kwa Yesayi kujyayo ndabyumva, ariko Yesayi ukunda umuzi oya, ntabwo byankundira, ndumva ari ibintu bigoye, ndumva ari ibintu rwose byagakwiye gufata undi muntu se, cyangwa ukabigenza ukundi kundi. Imana iramubwira ngo noneho niba watinye Yesayi, genda umubwire kuje gutamba igitambo, kuko muri Isirayeli n'abapagani baratamba. Genda umubwire kuje gutamba igitambo, kandi batamba igitambo n'abana bose bahari. Aravuga ati icyo cyo ndagikora. Ati none nze kubigenza gute? Imana iramubwira ngo uzuza amavuta mu ihembe, ugende ujyeyo, niwagerayo uraza guhamagara abana, ngende nkwereka abana be, ndaza kukwereka uzaba umwami wa Isirayeli. Ndakubwira icyo ugomba gukora, uramusukaho amavuta. Bishatse kuvuga ngo ndaza gufata umutima wose nkuhindure, ntamenye ibyo uri gukora, maze njyewe ubwanjye nsohoza isezerano n'umugambi wanjye kuri uwo muntu nabonye mu rukiryi rwa Yesayi. Aragenda arabatireka ngende ngeyo. Ageze kwa Yesayi ntabwo yigeze amubwira ko aje gushaka umwami, kubera ko Yesayi yari afite abana yatonesheje, nibo yari guhitamo se, cyangwa akavuga ati wanjye hari ukuntu twakize. Usanga abantu benshi cyane kubera ubukire n'ibindi bibashuka, bagaragaza ko aribo bariho, ahubwo umukene ko atariho. Ibyo ni ibigushuka, kuko nawe wavutse wambaye ubusa nk'uko nanjye navutse. Buri muntu wese rero ntakagukangisha ibyo atunze, kuko twese twavutse gutyo, ni amahirwe wagiriye.
kandi usanga abantu benshi rero batekereza gutyo, ukamera nka wa mwana washimye Imana mu rusengero ngo arashimira Imana ko inzara yabazengereje ibamerera nabi cyane, kandi bari bageze ku rwego rwo gupfa, ngo kugeza igihe basigaye barya ifiriti yonyine, ngo inzara yari ibamereye nabi. Tuzi ukuntu twasigaye turya ifiriti yonyine, tutekereza mwa bantu b'Imana kurya ifiriti yonyine. Ngaho mva iyo nzara ni y'igikire, ni inzara yo mu gikire, ni inzara biteye ukundi kuntu. Ariko ikintu gikomeye nashimiye Imana, nubwo bameze bityo, buri muntu wese ku rwego rwe Imana ibasha kumurindira mu buntu bwayo kandi ikamukomeresha imbaraga zayo. Uyu mugabo witwa Samweli ahageze arabata, abana bawe bari he? Haza uwa mbere. Ngo Samweli abonye uburanga bw'arabatuye uwayoboye Isirayeli ibintu byakunda. Imana iramubwira ati Samweli wireba nk'umuntu, ibyo nabigaye. Turashimira Imana ko itareba nk'umuntu, ntiyumva amabwire ntinahutiraho. Aramubwira ati namugaye uyu nguyu umusubizayo, si umukeneye rwose, ntabwo umukeneye, subizayo. Haza undi gutyo, haza undi, kugeza igihe amubarije aramubwira ngo ubundi nta wundi mwana waba usigaye. Reka ngubwire nshuti yanjye, amafaranga ashobora kwibagirwa kubaho, amahirwe akibagirwa kubaho, abantu bakibagirwa kubaho, isi yose ikibagirwa kubaho, nyokorume na se ukubyara akibagirwa kubaho, nyoko akibagirwa kubaho, abantu benshi bakabona yuko utabaho. Ariko turashimira Imana yuko itajya yibagirwa ko uriho. Imana ishimwe cyane. Imana ntabwo ijya yibagirwa ko wowe uriho. Imana ishimwe, bitinde bitebuke izakugoboka, kandi nikugoboka nawe uzashima, kandi nushima benshi bazabona ko nawe wabaye umuntu. Uzarebe iyo agasura watangiye ukagira, nibwo utangira wumva ngo ariko waruzi ko ndi nyogosenge, waruzi yuko ndi nyokorume, waruzi yuko tumvukana na so wa so, waruzi ko nzumvukana na nyogosenge wawe, atari ko wagiye umenya. Kuki atakumenya ukiri hahandi? Imana iba yabihinduye. Rero tuza nshuti yanjye, nawe Imana izabihindura. Mva ikintu gikomeye cyane kandi kivutse gifite imbaraga. Ngo arangije ngo aramubaze nta wundi mwana, ati ntawe rwose, ntawe. Icyo akora haracyari akana. Urumva ni akantu atesheje agaciro kadafite umumaro. Ndagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none agaciro udafite mu bantu, niwegera Imana uzakagira. Niwegera Imana ukabana n'Imana, agaciro uzakagira. Impamvu utagafite ni uko ikaguhesha mutabanye neza. Ongera ubane n'Imana, izaguhesha agaciro imbere y'umugabo wawe, imbere y'umugore wawe, imbere y'umuryango, imbere y'inshuti, imbere y'abavukanye, imbere y'abo mwiganye, imbere y'aho wabyirukiye. Imana izaguhesha agaciro nshuti yanjye, izaguhesha agaciro, kandi izaguhesha agaciro mu buryo bukomeye. Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo ubwire ngo yaje kumubwira ati nako gapfa kugahamagara turebe, kaza hano turebe amakuru yako. Ngo akimara guhagera, mwibuke ko uyu mwana arimo aranuka ibisogororo byo mu ntama, arimo agira utekereza ubwo n'imyenda yaje yambaye, ubitekereza ubirebe ibintu yaje yambaye, ibintu byo mbese byo ni umushumba. Ku bantu baragiye murabizi cyane, niba nawe yarahekenyaga ibijumba cyangwa akotsa za nyirankono, niba yaragira simbizi, ariko ibyo ni ubuzima bw'abashumba. Ariko akimara kuhagera, itareba isura, ntireba imyenda n'umunuko, iravuga ngo uwo nguwo ni umutima wanjye wishimira. Haleluya. Ikibazo si ububi bw'ubuzima urimo, ikibazo si ay'iminsi n'abazima babi baguteretse, ahubwo ikiri ngombwa ni ukubana n'Imana. Niyo umuririmbyi yavuze ngo bose bazamenya kubana n'Imana bareke ubugome bitabe Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndumva mfashijwe cyane kuko iri jambo ndumva rindyoheye. Imana ntireba imyenda wambaye, Imana ntireba isura yawe nuko wahindanye, ireba mu mutima kandi ikareba kuri by'umumaro izagukoresha. Ntabwo ireba nk'abantu ujya kwiga ugafata section runaka ngo niyo ugiye kwiga, ejo Imana ikakuvanamo ikakugira umucuruzi. Aryo ubwo urimo urakora ibyo wize. Cyangwa dufite abantu benshi cyane ahantu henshi hatandukanye bafite ibyo bintu, ibyo wize si byo ukora. Kuki? Nta yindi mpamvu, ntireba nk'abantu. Kandi pe mwikayi warasinziriye, ukubitirwa ku masomo, uracunaguzwa, urakubitwa, ibintu biragukomerera n'ubura uko ubigenza. Ariko Imana y'amahoro iravuga ngo iga kugira ngo umenye ururimi, iga kugira ngo umenye imibare, iga kugira ngo hatazagira ukwiba, iga nurangiza kwiga ibi ngibi ngewe ntabwo uzajya gukora mu by'imiti wiga, ahubwo uzajya gucuruza. None ugasanga urimo uracuruza inkweto kandi warize ubuganga. Haryo ubwizo nkweto urimo urazitera inshinge cyangwa, ahubwo ni ibintu Imana igenda ikora. Nireba nk'abantu. Rero Imana ni umubyeyi. Imana ishimwe cyane kandi ikomeze itugirire neza.
uyu mugabo witwa Dawidi ngo amaze guhagera ngo Imana ibwira Samweli, iramubwira ati Samweli, uwo ni w'umutima wanjye wishimira. Harya mureke mbabwire, buriya mwagize ngo usibye ko Samweli ejo bundi tuzamubaza tugeze mu ijuru, wagize ngo hano hantu ntiyacanganyikiwe kureba umuntu w'uburanga muremure ushinguye, ukareba umuntu umeze neza wize, none haje umuntu utarageze na bimwe twitaga ikiburamwaka, ntabwo yigeze yiga, ni wuje ngo azayobora Isirayeli. Isirayeli rimwe abahanga, rimwe abanyabwenge, abacukumbuzi, mbese ni ubwoko bw'Imana bufite ubwenge bwinshi bukomeye cyane. Ariko Imana iramubwira ngo uyu ni w'umutima wanjye wishimira. Icyo nshatse kukubwira hano ni ikihe? Amafaranga ashobora kunanirwa, amashuri akananirwa, ariko amavuta y'Imana akaguhesha kunyura aho utagakwiye kunyura. Amavuta y'Imana agatuma wicara n'abo utagakwiye kwicarana nabo. Amavuta y'Imana akaguhesha ijambo. Nicyo jambo Yesu yavuze, arababwira ngo umuntu ntabwo, ni ijambo yabwiye Satani, aramubwira ngo umuntu ntabwo atungwa n'umutsima gusa, ahubwo kandi abasha gutungwa n'amagambo aturutse mu kanwa k'Imana. Haleluya! Aya magambo aturuka mu kanwa k'Imana ni nzayimana, nzaguha umugabo, nzaguha umugore, nzakugirira ntya, nzagukuza, nzaguha ubugingo, nzaguha urubyaro, nzaguha ubucuruzi, nzaguha kwiga, nzaguha gusoza amashuri, nzaguha diplome, nzaguha akazi bunyana. Mbese ugasanga iyi nzayimana iyo uyirinze ibasha kugutambutsa aho so atigeze atambuka. Imana ishimwe cyane. Ndabyibuka cyane, hari nk'abari kunyumva kera cyane muri za 90 na kangahe, Imana itubwira ati ndarahiye nzabajyana i Kigali. Twabati si Kigali, ni mu ijuru. Aho ni mu ijuru, ubwo se twagerayo turi bande? Ubwo se byakunda? Imana ikaduha amasezerano twibereye mu bijumba, aribwo buzima duhekenye ibijumba, amavunja yaratuzengereje byarakomeye cyane, amakabutura yaraducikiyeho. Ariko Imana ikavuga ati nukuri ndarahiye nzabigenza gutya, nzakorana gutya na gutya, nzabikora kandi nzabikora. Tukumva nyine ibyo bindi Imana ivuga ati reka tupfe kubyizera, ahari bizagenda uko. Ariko uyu munsi wa none nibwo nicara ngagaciro ngavuga ati imvugo y'Imana mbese ni ntakumirwa, yishakira inzira y'ubwayo. Niyo mpamvu ngwinginga cyane uyu mutungo gumana nawe inshuti yanjye, aragira ngo ubwire ngo niwo mutungo utananirwa ubaho, niwo mutungo. Niyo mpamvu niba ufite amavuta y'Imana yarinda, wirinde ikintu cyakumenera amavuta, wirinde ikintu cyakumenera amavuta y'Imana. Ibiyamena ni byinshi, birasamenye, ni byinshi. Ndagira ngo ubwire ngo uwo mugendana nawe Imana imucamo akaba umugisha, ariko utabaye maso Satani amucamo akakumenera amavuta. Icyo ndagira ngo ngikubwire, kuko ihene woroye mu rugo ntizakumenera amavuta, imbeba zo mu nzu ntizizakumenera amavuta, itungo ryawe ntirizakumenera amavuta. Umena amavuta ni umuntu, nushyigikira amavuta ni umuntu. Niyo mpamvu ukwiye kuba maso. Dufite abami babiri kandi baca mu bantu. Umwami w'ukuri ni Imana Data wa twese. Uwo mwami aca mu bantu ikakuruhura, ikaguhembura. Ariko hari n'umwami w'umwijima witwa Satani, nawe burya aca mu bantu, nawe aca mu bantu akakuzengereza neza, umuntu akakumenera amavuta. Niyo mpamvu rero nuhagarara n'umuntu ujye ubwira Imana ngo Mana, uyu muntu azambere uw'umugisha, uzandinde Satani wamucamo ngo antoborere umutima, ahubwo azambere uw'umugisha mu buzima bwanjye bwose. Imana ishimwe cyane. Ako nako ndakagukopeje, nudafashwa niko wabaye, ariko ugafate ni keza. Umuntu muhagararanye yagukomereza amaboko cyangwa akayahotora. Kandi bigusaba rero niba ubonanye n'umuntu ujye umushinganisha, usenga Imana, uyinginga, uyibwira ngo Mana, uyu muntu wambuje nawe nkamugiraho umugisha rimwe, nkamugiraho umugisha kabiri, ni ikiraro wambukiye kugira ngo ngereho, ndindira ikiraro, urinde ubusugire bwacyo, ugisigasire, ukirinde ikintu cyose gishobora kugihungabanya. Nudasenga uryo ukagera muri wa munyenga wawe, ejo azagutoborera umutima, usigare uyu murakorere ngewe nanse n'abarokore. Wanza abarokore se, urabanga ujye he? Genda rero ujye ku urabanga ujye he? Ahubwo ni uburangazi wagize bwo kwibeshya ku bantu, ubimarira muzi ko ari abantu udasenza Imana ngo izarinde ubusugire bwanyu. Ani kurengere. None kuki ujya kubyara umwana ugasenga ndamujyana mu rusengero tumusengera, ndamujyana ibunya, kuki umusengera? Nuko ngo umushinganishe inkamba zose zo muri kavukire yawe zimuveho. Nawe utarasengeshereza abana ntuzakora iryo kosa. Abana bagifite imivumo mujye musengeshereza abana. Ko nako ndakagukopeje, kuko abana badasengeye iteka ryose bararushya, nubwo batakurushya uyu munsi baruhanya ikindi gihe. Imana ikurengere. Tugeze kuri ijambo twasomye
ngo Satani amaze kubona yuko amavuta y'Imana yaje kuri Dawidi, urusaku ruba rwinshi, aryo jambo twasomye ngo amajwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja w'Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Urusaku rw'amazi menshi ari byo bigeragezo byahise biza kuri Dawidi. Hari igihe winjiye muri ibi bintu ukagira ngo ugiye kurya imireti, wageramo ugasanga urimo urakubitwa. Habamwe imihini iyo utabanye n'Imana wanacogura ukabivamo. Genda kikubwiza ukuri, abakubeshya bakubwira ngo ngwino ngo harimo ibyiza biri muri ibi bintu n'ubugingo buhoraho, kandi nabo kugira ngo ububone urashinyiriza ibyarindamuka bigaguhindukira igihombo ukaronka Kristo. Iyo utabashije gushinyiriza ubivamo ukagenda ukajya ku mupfumu. Nuko bimera, nuko bihagaze. Ndagira ngo ubwire ngo nta mikino irimo, niba uhagaze irinde utagwa, ibigusumbirije n'ibikurwanya by'uburyo bwinshi hari Kristo ubirusha imbaraga niwe ukurwanira. Niko yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo hamwe nibibagerageza nzajya mbacira kanzu. Haleluya! Hamwe nibituzunguza nibitugerageza nibiducunaguza, hari akanzu ducirwa n'Imana. Mu gihe undi ahita atekereza ngo kubaho bindutiye no gupfa, napfukiye iki, urusaku rukamubana rwinshi. Wowe Imana ibiri kugucira kanzu kihumure kugira ngo buke. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri byose. Ndagira ngo ubwire ngo turageragezwa mu buryo bukomeye, ariko umugabane Yesu niwe uturwanirira. Ntabwo twebwe dufite kwisobanura, ntabwo dufite kurwanisha ingumi. Pawulo yaranditse aravuga ngo intwaro zacu si iz'umubiri, ngo ahubwo intwaro turwanisha n'iz'umwuka, ngo nizo zisenya ibihome, ngo zigakubita hasi ikintu cyose cyashaka kurwanya Imana, ngo kuko turicwa umunsi ukira ariko ntidupfa, ngo tukubitwa hasi ariko ntiduhera. Mbese ibintu byose biturwanya bigenda bisanga Kristo ari umugaba ku rugamba. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umuntu akubona akabona uri mu ishusho ngiyi wenda gupfa, ariko agategereza igihe bazatangira amatangazo agaheba, akagura n'indabo azashyira ku mva yawe, ariko zikamwumana zikuma neza akajugunya. Kubera iki? Umugabane Yesu. Imana ishimwe cyane. Umva ijambo rikomeye cyane ngo haba amajwi y'amazi menshi, haba guhinda gukomeye, Satani arafureka. Ndagira ngo ubwire ngo nshuti yanjye, ari abantu bajya banga ariko Mana abantu banziza iki? Iyo numvise iryo jambo mbita mbona kuri umupagani wujuje ibyangombwa utabuze ikarita n'imwe, uri umupagani wuzuye. Ngo abantu bakuziza iki? Yesu yazize iki? Ngo abantu bakuziza iki? Yosefu yazize iki? Yosefu ndi yazize inzozi yarose zonyine, bakamujugunya mu mwobo bakamukuramo ikanzu bagakora ikiriyo ko yapfuye kubera inzozi zonyine. Kandi none Yosefu yarwanyijwe na bene nyina. None umuntu mumenyaniye Kigali, mumenyaniye Muhanga, mumenyaniye imahanga, mumenyaniye aho hantu uri, ngo arimo arakubabaza mujye mugabanya ibintu by'imiteto. Twavuye mu bintu by'imiteto nshuti yanjye. Umuntu mumenyanye ukuze agutoborera umutima ati ku muntu atanga icyo afite, nubwo wamwibeshya ariko nawe icyo afite ni igisenya abandi, niwo mutungo agira. None uragira ngo aguhe ibyo adafite? Uragira ngo umuntu aguhe umutungo adafite? Yaba yari afite amahoro yakayakwifurije, ariko kubera ko muri we harimo umushiha, niyo mpamvu agushihura. Icyo afite nicyo atanga. Nta muntu utanga icyo adafite, niko Yesu yavuze ngo nta muntu ushobora gutanga icyo adafite. Yesu yarabihakanye. Rero icyo umuntu aguha nicyo atunze. Ashobora kukuyoberanya mu gitondo saa sita nimugoroba, ariko ari gupanga ukunda azagukubita igufwa. Rero iyo rikugezeho ujye ubwira Imana ati igufwa mbe kuriguguna neza, ndatukisha izina ryawe. Hari ibintu ubundi ugomba kurenga mu gihe wamenyanye n'Imana. Kuza kuva ngo runaka mumenyanye ejo bundi, yakumenye ukuze, ntazi uko wavutse, ntabwo uzi uko atangiye ngo akurwaje igifu, ngo akurwaje umutima. Mumenyanye ejo bundi. Mujye mumbabarira cyane, nkunze kubabwira ibintu bikomeye kandi bibakuza. Ukarara udasinziriye ngo kubera ko runaka yakugerageje, ngo kubera ko yakuvuze, ngo kubera ko yakuzengereje. Uwo muntu mwamenyanye ejo bundi. Yosefu ko yihanganiye abo bareranywe bavuka kuri se bamujugunye mu rwobo. Nimwibuke ijambo yababwiye maze kugera mu Egiputa, aravuga ngo nimwe mwashakaga kungirira nabi, ariko Uwiteka yanzanye ino kugira ngo mbagirire umumaro mu gihe gisa n'iki. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo mbagirire umumaro mu gihe gisa n'iki. Imana iturengere cyane.
ijambo rikomeye twihute. Aya majwi y'amazi menshi n'umuraba ukomeye w'inyanja uhagazemo, ndagutangarije ngo Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Amajwi y'imyaka myinshi mu bukumi, amajwi y'imyaka myinshi mu busore, amajwi y'imyaka myinshi urugo rusenyutse, amajwi y'igihe kirekire uri mu nzara, amajwi y'ubukode, amajwi y'uburwayi, amajwi y'amadene, amajwi yo kubura ubwenge kw'abana, amajwi yo kubura minerivare, ayo majwi yose Uwiteka uri hejuru, amajwi y'ibihombo, amajwi yo kudakora, amajwi y'ubushomeri, amajwi yo kubura kavukira aho uvuka, amajwi yo kwangwa, amajwi yo kurogwa, amajwi yo gucunaguzwa, amajwi y'ibyaha bigusumbirije, Uwiteka uri hejuru y'ayo majwi niwe ufite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ngo haza Satani yohereza idubu, aravuga ati wantare, yabanje kohereza indara, aravuga ati wantare we, namenye ibintu byavutse kwa Yesaya, haje umuntu uzanzengereza, wantare ndakwizeye, ndakohereje ngo ugende ujye mu ishyamba ahantu hari intama, urya umushumba uragiye intama umumire, kugira ngo ejo atazanzengereza. Ndagira ngo ubwire ngo icyo uzaba cyo na Satani arakirunguruka akakimenya. Niyo mpamvu aguteza ibyaha kugira ngo utandukane n'Imana, utazagira ngo ukora ibyaha kubera ko bikunze. Hari ababikora bakumva yuko bari mu munyenga, ariko ni Satani ushaka kugutandukanya n'Imana kugira ngo upfe nk'uko so yapfuye, karande y'iwanyu kukome uko muhora mubyara gutyo, mbese muhora mu bintu bya bihwanye. Ugasanga niyo karande yabakurikiranye, wajya kureba uwakoze ubukwe iwanyu ukamubura, wajya kureba umuntu wubatse urugo rugakomera ukamubura, wajya kureba umuntu waba waratunze amafaranga ukamubura, wajya kureba umuntu waba waragize ijambo ukamubura. Kubera iyo mpamvu Satani mwese afite ukuntu agenda abica. Niba so yarasambanaga nawe ahita araguhaho, aguyeho na mama gutyo. Rero iyo umaze gukura ukamenya aho ukomoka, iyo utiyaruye ngo winjire muri Kristo Yesu, nawe upfa nk'abandi. Icyo ndakikubwiza ukuri, nawe upfa nk'abandi, kuko uriya mudayimoni wabarindagije ntabwo ajya kure, aba ari hafi aho ngaho, acunze ukuntu azakukubita umunsi umwe. Nubwo buri mu dusengesho twishapure na ndakuramutsa Mariya n'ibindi, utwo tukakurengera uyu munsi, ariko iyo ugiye mu ntege nke gato aragusekura ibintu bigakomera, ugasanga nawe wabaye nk'abandi bose. Niyo mpamvu ngo Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo witwa Dawidi, intarije abareba iyo ntare, asanga intare niko kwiramwica, ariko ikintu Imana yari imaze kuvugana nawe ikamubwira ikoresheje Samweli ngo ndarahiye usutsweho amavuta, ndarahiye ndi Uwiteka uzaba umwami wa Isiraheli. Ibyo byatumye iyi ntare itabasha kugira ikimutwara. Niyo mpamvu nakubwiye ngo twe turi ububiko bw'Imana izatugira cyo, ariko ikizatugira cyo iranakirinze. Imana ntabwo itanga ngo irekeraho, ngakwa kundi ufata amafaranga ukajugunyira umuntu utigenda ujye gucuruza, ntumenye ibyo acuruza, ntumenye iyo ari. Siko Imana imeze. Imana itanga umutungo ikanawurinda. Imana ishimwe cyane. Ikanawurinda, imuha ijambo ry'ikizaba cyo ikanakirinda mu rwego rw'ubunyangamugayo bw'Imana. Intare iraza ati ndakurya, nakubonye ndakurya, wakana gato we nariye n'abajenerali ndya n'abakomeye, nawe ndakurya. Ariko Dawidi arabyitegereza ati mva nkubwire rero, kundya wabishobora, ariko icyo Imana yavuganye nanjye ntiwakirya. Hatangariza Satani n'abazima babi ko icyo Imana yakuvuzeho aricyo kikurinze, ntabwo urinzwe n'inyama n'amaraso. Imana ishimwe cyane. Arangije aravuga ngo wantare we iva mu nzira, haza idubu. Satani aravuga ati iyo ntare nakohereje ubanza ifite ubwoba, reka nohereza idubu. Niyo mpamvu usanga ikigeragezo kikuvaho hakaza noneho igikomeye kirusha icyambere. Ariko iyo turi kumwe n'umugaba byose ubitambukamo amahoro. Gira ubumwe, wongera kugirana n'Imana. Imbaraga zakurinze kirya gihe n'uyu munsi zakurengera. Imbaraga zaguhesheje ibyo kurya cyagiye n'uyu munsi zagutabara. Imbaraga zakurinze mu bukumi n'ubu mu rugo hari icyo yakora. Imbaraga zagukijije rwa rupfu n'uyu munsi zakurokora. Imbaraga zakinguriye runaka mu nzu y'imbohe nawe uyu munsi zagukuramo. Imbaraga zigeze kugukiza uburwayi n'ubu zakuvana mu bitaro. Imbaraga zigeze kukugaburira n'uyu munsi wagaburirwa. Imana ishimwe cyane. Uyu mugabo witwa Dawidi n'idubu akubita, arabatumva ntacyo mvugana nawe wadubu we, rebaho mwene wanyaryamye. Satani nagutera ujye umubwira ngo hari igihe waje ucyura ubusa uracyura ubundi. Imana itugire neza.
niyo mpamvu havuka Sawuli amaze kuvuka, haza kuza Goliyati avuka i Gati, amaze kuza ahindisha abantu umushyitsi, ibintu birakomera. Uyu mugabo Dawidi ageze muri bene se, arababwira niki cyabateye ubwoba, reka Dawidi wivuga, agasuzuguro kawe turakazi n'ubwibone bwawe, usubira mu butama, twebwe abajenerali twarananiwe. Ariko avuga ijambo rikomeye twasomye, aravuga ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Uwiteka wakurokoye bya bindi na bya bindi, yagukiza n'ibirumbaraye imbere yawe uyu mwanya, yagukiza n'ibi bigutesheje umutwe, yaguha ijambo, yakubakira urugo, yaguha urubyaro, yagusubiza agaciro, yaguha ubuzima buzima, yaguhera abantu ubwenge, yakuvana mu bukode, yakuvana mu ruzerero, yakuvana mu madene, yaguha mbese Imana yakoze bya bindi ugikubita hagatima. N'uyu mwanya hari ibindi yarema. Imana ikugire neza cyane. Akira neza ijambo ry'Imana, uryizereremo. Imbaraga zakurokoye cyagiye n'ubu ziracyahari, nawe zakurokora. Imana ishimwe cyane. Wowe rero utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngwino ndagushaka, niwe nshaka cyane. Subira mwaya magambo maze kumvira ijambo, nawe kugira ngo Imana ikubikemo umutungo ukurinda. Banza wakire Kristo nk'umwami n'umukiza. Subira mwaya magambo uti Mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe nsinzwe n'urubanza, ndakwinginze ngo mbabare ibyaha byanjye byose, ukure amazina yanjye mu gitabo cyo kurimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Nkwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, sinzongera gukora icyaha ukundi, kandi uhereye none umpa imbaraga zimpesha kuzinuka ikibi n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu, amen. Reka tubasengere mwese mugize ibyifuzo bitandukanye kugira ngo Imana ibarinde Sawuli ubari imbere, Sawuli ubari imbere ubagenza aveho, Goliyati ubagenza aveho, intare zibakanuriye ziveho, amadubu aveho, Imana amajwi y'ibikugose aveho, ibirusha imbaraga kugoboka uyu mwanya mu izina rya Yesu, amen. Turagushimiye kubwira ijambo, buri wese mu cyifuzo cye ndamusengeye, umugobokeshe imbabazi n'ubuntu, kandi buri wese umuremere ishimwe rishya uhereye aka kanya. Tugushimiye kubikoze mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha, muhabwe umugisha, kandi mugirirwe neza n'Imana, amen.